mu gihe kizaza kiriya kiri imbere kiriya kiri imbere kiriya kiri imbere kiriya kiri imbere hazaba igihe cy'umubabaro mwinshi ubwo bamwe bazabura hepfo na ruguru hazaba igihe cy'umubabaro mwinshi ubwo bamwe bazabura hepfo na ruguru badashakisha hose abo bafite amafaranga bashaka abo bayaba abo bafite amafaranga babwirwa ubutumwa abo bafite amafaranga abo bafite amafaranga badashakisha hose abo bafite amafaranga bashaka abo bayaba abo bafite amafaranga babwirwa ubutumwa abo bafite amafaranga abo bafite amafaranga bazabura iyo bayashira bahere ko bayajugunye bazabura iyo bayashira bahere ko bayajugunye icyo gihe Yesu aziyambura ikanzu ye icyo gihe Yesu aziyambura ikanzu ye abe ku ntebe y'ubutambyi hanyuma nta zindi mbabazi zizaba zikiriho nta zindi mbabazi zizaba zikiriho nimuhumure mwebwe bana b'Imana nimwe yapfiriye ubwo yari ku musaraba nimuhumure mwebwe bana b'Imana nimwe yapfiriye ubwo yari ku musaraba mbega umunsi umunyabyaha aza kubitanira na Yesu amaso azamuhunga ntakabuza azamuhunga azamuhunga ntakabuza azamuhunga bazirukanka baja mu nyanja kwiyahura inyanja izabiruka bo yabize bazirukanka baja ku ntare ngo zibarye ariko intare nazo ntabwo zizakunda bazirukanka baja mu nyanja kwiyahura inyanja izabiruka bo yabize bazirukanka baja ku ntare ngo zibarye ariko intare nazo ntabwo zizakunda y'amafaranga azaba yasigaye mu rugo y'amodokari izaba yasigaye mu rugo ya pikipiki izaba yasigaye mu rugo ya radiyo nziza izaba yasigaye mu rugo ya video izaba yasigaye mu rugo na televiziyo izaba yasigaye mu rugo ntacyo uzaba ufite muri ibyo byose ntacyo uzaba ufite